amasezerano yawe. Muririmbyi yaravuze ngo nubwo yatinda ntabwo azahera, nubwo yatinda ntabwo azahera. Wowe ushobora guhinduka ariko Imana yacu ntabwo igihinduka. Imana yacu ishimwe cyane, haleluya. Ntabwo Imana yacu igihinduka. Ndagira ngo ubwire wowe uri kuburara muri iyi minsi, ntabwo mu ijuru ibyo kurya birashira. Ndagira ngo ubwire Yesu ashimwe cyane, amahoro y'Imana nabane nawe cyane. Ndagusuhuje wowe dukurikiye kuri uyu mwanya. Imana niguhe umugisha kandi ubwiza bw'Imana butindane nawe. Kandi nanone nguha ikaze kugira ngo ukomeze kujya udukurikirana kuri televiziyo ya Ndi Umukristo. Wowe mwene data uri mu Rwanda, wowe uri hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi, cyane abanyarwanda muba hanze, amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Nifuje kongera kugaruka kuri iyi televiziyo kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Nje ubaganiza ijambo ry'Imana muranzi, mujye mukomeza kunshakira kuri kamera za televiziyo Ndi Umukristo. Reka rero dutangire gusoma ijambo ry'Imana, ariko dutangirane n'isengesho. Mana turagushimiye, izina ryawe ryubahwe, uri Imana isumba byose, urera kandi urakiranuka, ndetse ugirira neza bugacya bucira. Mana turakunezewe cyane, izina ryawe ryubahwe. Sengeye mushiki wacu, sengeye mwene data wa twese myiza, uzagira umugisha wo gufungura iyi video agakurikirana iri jambo ry'Imana. Mana umuhe umugisha mu izina ryawe ryera. Mana utindane nawe kugira ngo izina ryawe rishimwe, kuko uri Imana isumba byose. Ngadufashe kandi umva gusenga kwacu, niko dusabye Imana, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana twenda gusanga hano muri Bibiliya, mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka mu gice cya 15. Turasoma duhere ku murongo waho wa 17. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ni igice cya 15. Turasoma duhere ku murongo wacu wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ryatubwiye ngo nuko yisubiyemo arebwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza. Hano nje inzara inzinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire ni, data nacumiye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, nibingwiriye kwitwa umwana wawe, mbakambe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanga aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, nibingwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke n'ingweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage turya twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Nimwakire ijambo ry'Imana. Mana yacu ishimwe cyane. Rero nukuri ndagira ngo nongere ngo byere, mu ijuru biracyariyo, mu ijuru biracyariyo, ntabwo birashira. Kandi agira ngo nongere ngo byirane, mu ijuru baracyagukunda, ijuru riracyagufitiye icyizere. We mwene data wari wihebye, we wari ugiye kure, we wari ucitse indege, we wari ubonye ko bitazasohora, we Imana yabwiye bigatinda gusohora, we wari ufite amasezerano ukaba uri kubona ugeze ahantu habi cyane. Ndagira ngo nongere ngo utereme ibyiringiro, ngo byirane witenya, mu ijuru biracyariyo, mu ijuru baracyagufitiye umugabane wawe. Mana yacu ishimwe cyane. Ngoko tumaze gusoma iri jambo ry'Imana, aya n'amagambo mwese musanzwe muzi. Ni umubyeyi wari ufite abahungu babiri. Bano bahungu babiri uyu mubyeyi yarabakundaga.
kandi bose bari bajya kungana, bari mu myaka imwe, bari mu kigero kimwe, ndawororosha uwundi imyaka ibiri. Ngo ariko umukuru none ngo abwira se, aramubwira ati umva data, njyewe ndabona kuba hano bitakingwiriye, mu migabane uzaduhereza mbereza umugabane wanjye, kuko numva ndagishaka kuba hano mu rugo, numva ndagishaka kwongera kubana nawe, ngende nigendere, njye gushaka ubundi buzima, njye gushaka uko nzabaho. Kubera ko se yakundaga bariya bana be, yaravuze nti umwana wanjye ntabwo namubabaza ubwo ansabye umugabane kandi nari nzamuhereza, reka nze n'ubundi ngo umuhereze, yenda nubwo ngo umuhaye mu gihe cyari kitaragera akaba asa n'aho anunguye, ariko ubwo abisabye reka muhereze umugabane we. Uriya mubyeyi yari umubyeyi mwiza cyane. Yaragiye rero afata ikamba, umwana avuga ati wowe zatwara metero izi n'izi, ndetse ku matungo inka zawe n'izi, ku mafaranga byo ugombera n'ibi, ndetse ndamuha buri kimwe cyose. Ngo umwana arangije ibikwiriye kugurishwa arabigurisha. Amaze kubigurisha apakira imyenda ye, apakira ibyo yari afite byose, afata urugendo aragenda. Bibiliya itubwira ko yagiye mu bihugu bya kure. Ageze mu bihugu bya kure afata ya mafaranga ayajyana mu busambanyi, afata ya mafaranga ndetse ngo abyayisha mw'irari rye. Mu by'ukuri ayajyana mu businzi, ayapfusha ubusa, ayakoresha ibintu nawe ubwo byaje kumuhombera aricuza. Ngo amaze kubona ko amafaranga amaze kumushirana, abuze hepfo abuze hirya no hino, ariko ubona nta kintu afite, aratangira ajya gushaka ikiraka. Agiye gushaka ikiraka, n'icyo abonye ngo abone ikiraka cyo kuragirira umukire ingurube. None ngo akajya amuragirira ingurube, amaze kumagirira ingurube, none wa nyiri za ngurube akajya azana ibyo kurya by'ingurube. Igihe kigeze wa mwana inzara iramufata, ndetse ngo bigera n'igihe yifuza ibyo za ngurube zaryaga. Niba zirya dereshi ntakifuza kurya dereshi, niba zirya ibitsinzi ntakifuza kurya ibitsinzi, niba zirya buranda n'imitumba ntakifuza kurya kw'ibyo ngibyo, kuko inzara yari yamaze kumufata. Mana yacu ishimwe cyane. Ariko uriya mwana uko bwacyaga bucira, uriya mwana ko iminsi yahitaga iyindi ikaza, muri we yagomaze kugira ibitekerezo, ariko bigeze nyuma aravuga ati ariko ko inzara igiye kunsinda hano, ndabigenza gute? Ko inzara igiye kunyiciramo iki gihugu, ko ngiye gupfiramo izi ngurube, none bizagenda gute? Iwacu ko mbazi, nubwo nivumbuye kuri data, ngiye vumbura ku mubyeyi wanjye, nzi neza ko afite abagaragu. Kano kazi ndi gukora hano data agakoresha abandi, data afite imirimo yasigaranye, nubwo hari yambaye afite abakozi bakoramo, kandi arabahemba buri cyumweru, kandi arabahemba buri munsi. Udafite ibyo kurya akabimuhereza akajya guteka. None njyewe inzara inzinde hano, njyewe inzara inyecere hano. Nshuti yanjye nakubwiye ngo humura mu ijuru biracyariyo, humura mu ijuru ntabwo birashira, haracyari ibyiringiro. Mana yacu ishimwe cyane. Nubwo ubona bihagaze gutya, ukaba uri muri iyo situwasiyo, ukabona icyo gihe kibi, abana akaba ndabyo kurya, imyambaro akaba ndayo, ndetse umusanzu ku ishuri bikaba byananiranye, ariko ndakubwira ngo ntabwo mu ijuru birashira. Data aracyabifite, kwa data ndaho birashira. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukuguma mu mwanya ukisubiraho, wamara kwisubiramo ukitekereza, kavuga ngo njye n'Imana dupfa ibi, njye n'Imana dupfa bino. Kandi nawe wisuzuma ukabona ntacyo upfa n'Imana. Nubwo amasezerano yawe yaba atinze gusohora, ariko muri wowe burya rya amasezerano atinda gusohora, mu nda agatangira ngo Mana ni ibyaha nakoze, Mana se nagucumuyeho. Ariko ndagira ngo utangarize ngo niba umutima wawe utagucira urubanza, niba umutima wawe utakurega ikibi, witinya tuza. Nda jambo Imana ivuga ngo rihere, icyo yagusezeranije no kugikora izagikora. Ni Imana itivuguruza, ni Imana itajibesha, imigambi yayo ni myiza ku buzima bwawe. Ndagira ngo utangarize we mushiki wanjye, we mwene data, wari mu Rwanda, wari hanze y'u Rwanda, mu bihugu bitandukanye, ndagira ngo utangarize icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Imana yacu kwishimira cyane kandi itindane nawe. Icyo Imana gushaka ni kimwe, wisuzume,
wongere urenganize umutima wawe. Niba umutima utakurega ikibi, wabyanga wowe, wabyemera, amasezerano yazasohora. Kuko ndabizi neza icyo Imana ivuze ku buzima bwawe, icyo Imana ategetse ku buzima bwawe, nubwo baba bajura ntabwo bazakikweba, nubwo baba barozi ntabwo bazakwica. Icyo Imana yavuze itaragisohoza ku buzima bwawe. Uyu mwana ngo yakomeje kuba hanze mu bigo bya kure, ariko agarura umutima kwasi. Reba ngo kwa data bari kurya bakabisigaza, ndetse data afite n'abagaragu ari guhemba buri munsi. None kuki njyewe nakomeza kwifuza iby'ingurube zasigaje? No kubera iki? Mwana arangije aringaniza igihe, maze kuringaniza igihe aragenda asazira kuri bose we. Avuga tumva bose wanjye, uhereye none ntabwo akazi nzongera kugakora, kuko niba ari n'amafaranga wari unsigayemo wayambereza, kandi niba ndanayo ndatashye nzubiye kwa data. Haleluya, Mana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo ngwebwirire we nshuti yanjye kandi mwana w'Imana, wozakurikirana iri jambo ry'Imana, wongere ukomere, wongere usubizwemo imbaraga. Ndagira ngo nongere ngutangarize ngo mu ijuru ntabwo birashira, mu ijuru ntabwo imigabane irarangira, mu ijuru ibyawe igeno ryawe riracyariho. Mu mwana yareteguye, amaze kwetegura asubira kwasi, ngo ariko akere mu rusisiro ataragera kure se, abari bazi wa mwana kera baratangira baramubona, baravuga bati yo uriya ni mwene runaka, remera uko yananutse, mutsatse wamwarayeho, yarwaye n'amavunja, imyenda yamusaziyeho, inzara zamwereyeho. Kandi sari umukire twubaha muri uyu mudugudu, sari umukire twubaha mwaka karere. Burya rigiye buri umukire ukabuzwi. Muntu wa mbere abari hose cyane abwira se wa mwana, atumva tugenda muhungu wawe wa undi umaze imyaka 15 ndamubonaho hepfo hariya niho ari kuvuga ngo araje. None biragenda gute? Uriya muturanyi bitewe nuko yari yarumvise ingoro ibyo uriya mwana yakoze, ko yagiye mu gihe kitari cya nyacyo kandi akagenda agurisha ibintu byase yaramuhaye, yebwiye ngo ari kumubwira ngo urishimisha uriya mwana, cyangwa se yebwira ko uriya mubyeyi ko arakumira uriya mwana ngo ndagere mu rugo. Ariko imbuwe za kibyeyi zo zihoraho iteka ryose. Mana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nange utangarize wowe utakibana n'ababyeyi, renganiza umutima wawe, urebe wemere guca bugufi. Ababyeyi kosa ryose waba warakoze biteguye kukubabarira. Uva mu byurimo, uva mu ndetse mu byakurangaje, wongere uvuge ngo nebutse mama, nebutse papa, barandihiye ndi ku ishuri, none amafaranga bayapfushije ubusa, ndi umunywa tabi, ndi umunywa rumogi. Guca bugufi kwawe bizongera bwihereza icyubahiro kwase, ku babyeyi bawe bizongera bwihereza icyubahiro. Mana yacu ishimwe cyane. Wa mubyenga amare kumva inkuru yuko muhungu we aje, nta kindi yakoze, yaretse ibyo yari arimo byose. Bibera tubwiye ngo yarehuse ajya gusanganira umuhungu we, ariko wa muhungu nawe yaraza amafuti yakoze, yanze kumuhobera, huko yekobese hasi, akubita ipfukamiro hasi, aravuga ngo data mbabarira, mbabarira ibyaha byanjye, mbabarira amakosa yanjye, mbabarira icyaha cyanjye nagucumuyeho, uretse no kugucumuraho n'Imana yo mu ijuru narayirakaje. Buriya wongurike mwene data, hari ibyaha ducumura ku bantu, ariko no hari ibyaha ducumura ku Mana. Uriya mwana yari yaracumuye kuri se, kumwakiriya migabane ndayikoresha icyo agomba kuyikoresha. Muri yari amafaranga gucumura ku Mana, yagiye mu ndaya, aratangira arasambana, aratangira anywa ibiyobya bwenge. Biriya ni ibyaha biduteranya n'Imana, gusambana,
ku biyobyabwenge n'ibindi ngibyo, ni ibyaha biduteranya n'Imana. Ariko hari ibyaha biduteranya na bagenzi bacu, ubusabane bukavaho. Ariko uriya we yamenye ubwenge, aravuga ngo data, nacumuye kuri wowe ndetse n'Imana yo mu ijuru nyicumuraho. None data, ukimara kumbona nanjye ndakubonye, mbabarira ibyaha nacumuye kuri wowe, n'Imana yo mu ijuru nayo imbabarire. Uriya mwana yari yihannye, biri ibya nyabyo. Uriya mwana yari yihamye, ntabwo byari uburyarya. Ngo akimara guca bugufi, ise yaramurebye aramuhagurutsa, ati mwana wanjye haguruka, haguruka. Ise aramuhobera, ise amujya mu gituza aramuterura. Maze kumuterura amufata ukuboko, baragendana. Bageze mu rugo ahita abwira abagaragu ati uhere mwaka kanya mumujyane muri dushe, mumwoze, mumuce inzara, mushake mu myenda myiza, mumwambike. Abwira abandi bagaragu namwe mushake ikimasa cyiza, cya kindi cyoroshye. Ahita abwira abo gusya, namwe mushake umutsima, twishime kuko umwana wanjye yari yarapfuye none ndamubonye, yari yarazimiye none ngiye kumubona. Isi yarishimye cyane, yangira agubwa neza, amwambika imyenda, aramugaburira, amufata neza, amwereka aho kuryama, amukorera igitaramo. Nshuti yanjye, ndagira ngo ubwire wowe turi kumwe kuri kamera za Ndi Umukristo, wowe uzangurikirana kuri televiziyo yawe cyangwa se kuri telefone zino zisanzwe ngendanwa, smartphone, ndagira ngo nongere ngutangarize ni ntabwo mu ijuru byarangiye. Amasezerano yawe, muririmbyi yaravuze ngo nubwo yatinda ntabwo azahera, nubwo yatinda ntabwo azahera. Wowe ushobora guhinduka, ariko Imana yacu ntabwo igihinduka. Imana yacu ishimwe cyane, haleluya. Ntabwo Imana yacu igihinduka. Ndagira ngo ubwire wowe uri kuburara muri iyi minsi, ntabwo mu ijuru ibyo kurya birashira. Ndagira ngo ubwire wowe wabuze amafaranga utangira umwana ku ishuri, ntabwo mu ijuru amafaranga arashira. Kuko icyo usabwa ni wowe. Mu ijuru ntabwo abagabo barashira. Ye mukobwa, uyu munsi batangiye kuguhimba amazina, batangiye kukuvuga amagambo ngo urazasazira kwa nyina, urandakigenda ki, uriya urandabira urazatwereka. Ariko ndongera ngo utangarize, ufite ibirori mu izina rya Yesu. Ye mukobwa, uzasabwa, uzakobwa, ushingirwe kwa padiri, kwa pasiteri, muzambikana impeta. Mu ijuru abasore ntabwo barashira. Ye musore, humura, mu ijuru ntabwo abageni barashira, naho abakobwa barashira. Ujya uganiza bakakwanga, watereta bakakwanga. Ariko ndagira ngo ubwirane, mu ijuru abakobwa baracyariyo, abasore baracyahari, mu ijuru baracyahari, amafaranga aracyahari, mu ijuru amafaranga aracyahari. Ndagira ngo ubwirane, mu ijuru inzu ziracyahari. Usaziye mu bupangayi, baguhaye periyave, byananiranye, ku kazi bakwirukanye, bakwandikiye ngo utahe, ku kazi bamaze iminsi baguha agasopo. Ariko abwira bosi wawe ngo mu ijuru ntabwo akazi karashira. Imana yacu ishimwe cyane. Icyo Imana itegereje ni kimwe, nuko ayo maboko ya bosi wawe akurekura, hari andi maboko yiteguye kukwakira, hari andi maboko yiteguye kuguhereza ikaze. Yabwira ati vayo mukozi mwiza, warasabwe barabwica, ariko hari impamvu babwishe. Ariko nagira ngo nugire ngutangarize ni nubwo babwishe bikanga bigapfa, mu ijuru ubukwe buracyahari. Mu ijuru ubukwe baraburemye. Ntabwo uzamwara, ntabwo uzandagara, upfe kuba wubaha Imana, upfe kuba uyitinya, uca bugufi. Niba waravuganye n'Imana, haleluya, niba waravuganye n'Imana, menya ngo Imana ni umubyeyi utisubiraho. Niba uriya mwana w'umuntu yarishimiye umuhungu we, ntiyete ku bintu yamaze kwaya, ntiyete ku byo yapfushije ubusa, akavuga ngo uyu ni umwana wanjye, singomba kwemera, nari naramubuze. Imana nigiye kugutererana. Humura n'icyo kigeragezo cyawe,
humura mu rwo rubanza rwawe ushobora kuba uri mu butane n'uwo washakanye nawe muri kwaka divorce, ariko nagira ngo ubwire ni isezerano riracyahari. Mana yacu ishimwe cyane. Isezerano riracyahari, ubukwe buracyahari. Mana iracyaguhishije byiza. Uyu mugaragu umva uko se yamubwiye ko uyu murongo wa 23 yavuze ngo muzane kimasa kibyibushye mu kibage turye twishime, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Haleluya. Mana yacu ishimwe cyane. Nawe uheze mu butayu, uheze mu butayu nshuti yanjye, uheze mu butayu, ariko nubwo uza mu butayu ukaba ufite icyasezeranijwe, humura, Imana izarinda ibyagusezeranije, Imana izabisohoza. Bari kukwirukana, bari kugusohora mu rugo byanze byananiranye, Imana izarinda icyo yagusezeranije. Mana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo utangarize, ntabwo kwa data byigeze bishira. Yenda ushobora kubona ugeze imyaka 28, 25, za 30 ye mukobwa, ukabana ndafiyasa, ukabana ndanukubaza izina. Ndagira ngo nongere nguteremo ibyiringiro, mwijuru abasore baracyahari. Gurwa yaba umunyamahanga yaba umuzungu, icyo cyo kimwe, guma ku isezerano, gume mu mwanya wawe, ugome ko Imana yagusezeranije. Mwese abasore barashira, mwese ubukwe burarangira, ariko mwijuru ntabwo bijya bishira. Ku mubyeyi ni data wa twese mwiza. Mana yacu ishimwe cyane. Ni umubyeyi wuje urukundo, aragukunda. Nongera ngutangaze ngo aragukunda. Mwijuru ntabwo byigeze bishira. Musore wawe arahari, kazi kawe karahari, mashuri yawe arahari. Icyo usabwa ni kimwe, cya bugufi ugendane n'Imana yawe, kuko ndajama Imana ivuga ngo rihere. Bari kukwirukana mu kazi byananiranye, ariko humura, mwijuru ntabwo akazi kajya gashira. Aho muri iyo kampani ukoramo, aho muri icyo kigo ukoramo, aho ndetse iyo mishinga ukoramo, iyo mishinga bigomba kurangira. Ariko nagira ngo byire ni mwijuru akazi karacyahari. Ntabwo kwa data bijya birangira, biruzuye, kuko ni ku mubyeyi, ni ku mubyeyi. Birahari rero kandi biruzuye. Mana yacu ishimwe cyane. Cyusabwa ni kimwe, yubahe naye kubahishe, gendana nayo. Ntabwo izaguhana, izaguheka, kuko uri ku mugongo wayo. Mana yacu ishimwe cyane kandi yesa twishimire. Reka dusoreze hano. Ndagira ngo ngushimire wewe wadukurikiye kuri televiziyo zandi UMUKRISTO. Mahoro y'Imana bane nawe, kandi ubwiza bw'Imana bukomeza gutendana nawe. Humura, urukundo rw'Imana ruracyari kuri wowe. Humura, nubwo warubonye ubuzima burangiye, warugiye kwiyahura, humura, mwijuru haracyari byiza, haracyari igeno ryawe. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye, sinarya niryubahwe. Senge mushiki wanjye, senge mwene data, senge uno muntu ubabaye. Yo haleluya. Senge uwo mwene data uri mu bigeragezo, senge uwo mwene data uri mu manza, senge uwo mwene data banyazibye, senge uwo mwene data berukanye niyongera ahabwe akazi mu izina rya Yesu. Senge uwo mushiki wanjye ndetse bisa naho byamucikiyeho, ariko wongera ureme ibyiringiro kuri we. Urakoze cyane kabagabo bagihari, ubukwe buracyahari, zina ryane ryubahwe, nzengero ziracyahari. Haleluya. Azambikwe impeta mu izina rya Yesu, tuzamwambarira ndetse data amakote emesegetera bizambarwa. Humura, wikangwa n'imyaka yawe, wikangwa n'imyaka maze kuba myinshi. Mu Mana nda misozi nda nibihe byabuze umugambi w'Imana. Yure mushiki wanjye yarananiwe, yaracetse indege, nutindane nawe komeze kumufasha kandi umwongere kunesha. Niko tumusengeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Sawa, Imana iguhe umugisha
kandi ubwiza bw'Imana bubane nawe. Amahoro y'Imana.